Bongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho utuntu tundi twabaye muri kino cyumweru mu gihugu cya Swaziland. Ubu haravugwa amakuru ko abagabo benshi bafite ubwoba ko bashobora gufungwa kubera itegeko umwami w'icyo gihugu yatanze. Mbese iri tegeko riragira ati umugabo agomba kurongora abagore babiri cyangwa barenze. Mbese bivuze ko utahaba ufite umugore umwe. Ibi bishatse kuvuga ko mbese itegeko ry'Imana ntabwo rimo kubahirizwa. Mbese hariya uri umukristo wemera ko gushaka umugore urenze umwe waba wishe itegeko ry'Imana, ho ntabwo bihakozwe. Bamwe mu bagabo batangiye kuvuga ko umwami Muswati wa gatatu atarakwiye gutegeka abagabo kurongora abagore babiri cyangwa barenze, utabishoboye agafungwa, ngo ari ukubahohotera ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Umwe mu bagabo muri icyo gihugu, Gushaka, yavuze ko kurongora abagore babiri bijyanye n'ubushobozi. Ati se udafite ubushobozi bwo gutunga abagore babiri ntazajya afungwa azira ubusa? Nawe wabyibaza ati ese ari nkawe wowe byagenda gute? Gusa nk'ubu ntibivuga. Hari bamwe bifuje kuba bajya kwiturira muri Swaziland kugira ngo babone uburenganzira bwo gushaka abagore barenze babiri, kuko mu Rwanda ho iri tegeko ryo nirihari ryo kwemerera gusezerana n'umugore urenze umwe. Umwami Muswati we afite abagore 15 ndetse akagira n'abana 25. Gusa ibi ntibitangaje kuko ise nawe afite abagore 70 n'abana 150. Umwami Muswati avuga ko kugira ngo ategeke abagabo gushaka abagore benshi ari uko igihugu gifite ikibazo gikomeye cyo kugira abagore benshi baruta abagabo bwinshi. Hari abandi batangiye kuvuga ko ari byo byiza kuko bizaca ikibazo cy'uburaya no kubyara abana benshi ababyeyi babo badashoboye kubarerera. Ubu kuri iki gihe amakuru arimo kugenda caracara ndetse avuga ko ibi ngibi ari ikibazo, ariko si ikibazo cyane kuko muri iki gihugu ho bafite abakobwa bakiri isugi kurusha ibindi bihugu bitewe n'umuco w'iki gihugu. Umuco ibindi bihugu bitangiye gukunda. Ibi ngibi bimaze gusakara cyane ndetse aho abantu benshi batangiye gutekereza ikibitera. Ariko ntibitangaje cyane kuko no mu mateka iki gihugu cya Swaziland nicyo gihugu cya mbere ku isi ubu gifite amasugi menshi kurusha ibindi bihugu, bitewe n'umuco w'icyo gihugu urusha kandi unatandukanye cyane. Ndetse ubu ngubu ibihugu byinshi byatangiye kuwukunda, ariko sinzi ko byashoboka kubahiriza kuko biragoranye cyane. Umwami Muswati akaba yavuze ko umugore uzagerageza kwanga, nawe ubyumve nyine, umugore bazavuga ati tugiye kuguharika akatangira gutera ivogonye azafungwa ndetse afungwe burundu. Mbese nawe urabyumva nyine ko kuba iri tegeko ririho ubwo kwemera ugaharikwa, cyangwa se n'ubundi bakamukwambura ukajya muri gereza, akazana noneho abandi babiri ndetse akazana wa wundi wangaga ko ashaka akongeraho n'undi. Ubwo nawe urabyumva nyine ko bigoranye. Nk'uko biba bigoranye kubona umugore yemera ko umugabo we ashaka undi mugabo, ariko ibintu byose ni mu mutwe bizakunda kandi bimenyerwe ko kugira ngo ujye muri gereza uzemera nyine ibyo byose bikugereho, kugira ngo upfe none wazapfa ejo. Turangije tubashimira ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwatanze, tubararikira kumva amakuru y'ubutaha ndetse n'utuntu twinshi dutangaje twanyuzeho muri kino cyumweru. Kandi
mbararikira gukora subscribe na notification kugira ngo nitugira indi nkuru ndetse n'utuntu dutangaje tunasekeje ujye utubona ako kanya tugishyiraho.